utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana. Imana ishimwe cyane. Nta kintu na kimwe twahawe twashyikira cyo mu bwami bw'Imana cyo muri Kristo Yesu kidashingira ku kwizera. Ngo utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana, ariko ako gace cyane cyane ni ko ukwiriye kwibutswa igihe uri mu bihe byawe byo gusenga. Uwegera Imana yizere ko iriho kandi ikagororera abayishaka. Hari igihe umuntu aba yumva bizi neza ko iriho, ariko rimwe na rimwe akajya agira ngo gusenga kwe gupfuye ubusa. Gusenga kwacu ni gupfa ubusa. Gusenga kwacu kwaduhesha ibyo data turimo tumusaba. Gusenga kwacu kwaduhesha kwihangana n'ubuntu n'imbaraga mu gihe dutegereje. Gusenga kwacu kwaduhindura. Nta gihombo na kimwe kiba mu gusenga. Iteka twebwe kiriya kibanza nicyo tuba twifuza ko duha ibintu nk'uko twabisabye, ariko hari ibintu bimwe yaguha nk'uko wabisabye ntuzaba uw'Imana yifuza kuba we, ugatandukanywa n'icyo Imana yakuremeye n'ibindi bitandukanye. Data uzi byose, uzi itangiro ryawe n'iherezo ryawe, uzi ibya none, akamenya ibyo mu myaka ibihumbi iri imbere, azi ibigukwiriye. Imana ishimwe cyane. Rero ntago tuba turimo gutakaza umwanya. Turi ku munsi wacu wa kabiri muri aya masengesho tuvuga ngo ni hamwe n'umwami. Imana ishimwe ko igushoboje, kwikomeje kuguha inyota kandi yikugwirize. Hari ijambo riba mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 18 yifuza ko turisoma tugasenga hanyuma tukiga ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 18 kuri 26 haravuga ngo ababyumvise bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa. Yaramaze kubabwira uburyo bikomeye ko umuntu wizeye ubutunzi bwe yakwinjira mu bwami bw'Imana, ndetse abaha ikigereranyo kivuga ngo byoroheye ingamiya yo guca mu mwenge w'urushinge. Nubwo uriya mwenge w'urushinge ngo yari imiryango iri ku nkuta cyangwa ku nkike zizengurutse Yerusalemu, ariko kari akaryango gatoya, ingamiya ihetse ibintu ihagaze kwa kundi itabasha gucamo. Arabibageranyiriza ngo niko bigoye rero umukungu cyangwa umuntu wizera ubukungu bwe ko bitamworohera kwinjira mu bwami bw'Imana. Rero abigishwe babyumvise ngo baravuga ngo ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa. Muri make basanze bigoye. Hanyuma arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana ishimwe cyane. Ntago ahangaha havuze ngo ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa, ngo ababyumvise bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa. Gukizwa ntago bigoye gusa, ahubwo ntibinashoboka. Imana itashyizemo kubaho kwayo, itadutumije imbabazi zayo, ntago binashoboka. Ngo arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Reka twegere Imana wongere uyibwire ibitaragushobokeye. Ibidashobokera abantu ngo bishobokera Imana. Abacu ntibashobora kwikiza, natwe ntitwashobora kubaha agakiza. Natwe ntitwashobora kwikiza n'ingeso cyangwa ibyaha bitwizingiraho. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Hari n'amaka cyangwa amakesi, amasituwasiyo umuntu aba ahagazemo agaragara ko ari amasituwasiyo agoye adashoboka. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Reka dusuke imitima yacu, usuke ibiri mu mutima wawe, uvugane na so, uvugane na data, ukumva, ugutegeye amaboko, ugukunda, ukwitayeho, ugufitiye urukundo utarigera ukundwa n'undi muntu uwo ari we wese. Data, duhuje umutima nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, waduhamagaje neza, uduhamagaza imbabazi, uduhamagaza ubuntu bwinshi. Ibyo bidutera kuza imbere yawe twuzuwe n'ubushizi bw'amanga, tudafite umususu, tudashobewe, ndetse baratubwiye ngo nitwegere intebe yawe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo duhabwe mwami w'abami ubuntu bwo kudutabara. Uyu muhungu n'uyu mukobwa akeneye ubuntu bwo kumutabara mu gihe ahagazemo, mu gihe kigoye, mu gihe ibyo abantu babasha barangije kubikora. Uwiteka Mana Nyiringabo, turaguhamagaye muri izo situwasiyo, turaguhamagaye muri izo ndwara zikomeye zikangaranya imitima n'amatwi umuntu yazumva agahita yumva urupfu. Turaguhamagaye Uwiteka Mana Nyiringabo ngo usuke ubuzima bwawe mu bacu barwaye. Reka kubaho kwawe kwisuke muri ayo magara yari arimo agenda yonga ashira, haza ubuzima, ubuzima bugaruke mu izina rya Yesu. Bugaruke muri aba bana barembye, bugaruke muri aba bapapa barembye, bugaruke muri aba mama barembye, bugaruke muri izi ngingo zamugaye zatakaje ubuzima. Ubuzima bwawe bugaruke mu izina rya Yesu. Buri rugingo rwanyunyutse, buri rugingo rwumye, buri rugingo rwambuye ubuzima rwongere rwambara ubuzima mu izina rya Yesu. Imibiri ibe mizima, iyacu, iy'abacu duhuriye mwami kuri iki gicanira, abatwumva n'abazatwumva hanyuma. Turavuga ubuzima, turavuga ubuzima bw'ubumana muri bo, buri rugingo rwambara ubuzima, rwambara ubuzima mu izina rya Yesu. Turavuga ubuzima bw'ubumana muri buri gaserire, muri buri karemangingo gatoya. Turavuga n'igurana
rw'urugingo rwaba rwarapfuye kugira ngo ubuzima buze. Niwe wabumbabumbye ingingo zose zitugize tutaraba insoro mu nda za mama waraturebaga, ufite n'imbaraga n'ubushobozi bwo kurema urugingo rushyashya urwapfuye n'urwumye nubwo bavuze ko rutaruzongera kubaho rukakira ubuzima. Tuvuze ubuzima mu nda zimeze nk'izabaye imva, tuvuze ubuzima mu nda zambu ubuzima mu izina rya Yesu. Tuvuze ubuzima mu magufwa, tuvuze ubuzima mu misokoro, mu maraso, mu ngingo, mu nyama, kuva ku mutwe kugera ku birenge. Tuvuze ubuzima bwawe nyaguhora kungwa, mu buzima bwawe busimbura urupfu, busimbure gukenyuka, busimbure kwibwa, ahubwo ubuzima bw'ubumana no kurama ku kigero wamugeneye aba ari byo bimubamo mu izina rya Yesu. Yakira amagara mazima wamugeneye kugira ngo agukorera aguwe neza, aguhimbaza aguwe neza. Kwibwa kose guturuka ku mwanzi gucirwaho iteka, itegeko ribi n'ijambo ribi ryahindutse indwara rigahinduka ubumuga, ryose riteshwa agaciro uyu mwanya mu izina rya Yesu. Tuvuze ubuzima mu mubiri, tuvuze ubuzima hatagaragara, mu marangamutima yapfuye, mu marangamutima yisabira gupfa, ahicaye agahinda gakabije, ahicaye kumva nta mpamvu yo kubaho, ahicaye kwisabira gupfa, ahicaye za esprit suicidaire, abantu bumva bifuza kwiyahura. Ibyo byose byimuke mu izina rya Yesu. Tuvuze ubuzima muri ayo marangamutima, turakura mu rupfu, turashivuga ubuzima, turavuga kubaho, turavuga guhuzwa n'umugambi Imana ifitiye ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Tuvuze ubuzima muri ayo marangamutima, tuvuze ubuzima muri ayo marangamutima, tuvuze ubuzima muri icyo gice cyo mu bugingo ahatari ubushake bwo kubaho, aho umuntu atakiryoherwa n'ibyo kurya, umuntu atakiryoherwa no gukunda no gukundwa. Ubuzima bwumagaye, ubuzima bwumagaye, amarangamutima yapfuye. Hagaruka ubuzima, aho ubushake bwo gukora, bwo kwiga, bwo kwiteza imbere bwatakaye. Hagaruka ubuzima mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubuzima bugaruke, bugaruke, bugaruke. Yongera abeho, yongera aryoherwe no gutera imbere, yongera aryoherwe n'ubuzima bw'inahangaha ategereje kuzabana nawe kugira ngo abashe gusohoza icyo wamugeneye. Kwigobotora ntabashe gusenga, agahora atsikamiwe. Izo mbaraga zimutsikamiye zimenagurike mu izina rya Yesu. Ibicaniro byamusabye kugira ngo atagwiza imbaraga, izina rya Yesu. Ibicaniro byamusabye kugira ngo atagwiza imbaraga, adakomerera mu gakiza, bimenagurike mu izina rya Yesu. Imbaraga zimubuza gusenga, imbaraga zimubuza kwezwa, imbaraga zimubuza kwiyiriza, imbaraga zimubuza kuba mu ijambo ry'Imana, ibitotsi by'umurengera bikamutwikira. Izo mbaraga zimenagurike mu izina rya Yesu. Ndamenagura ubwo buretwa, ndamenagura ubwo buretwa, ndamenagura ubwo buretwa, ndamenagura ubwo buretwa mu izina rya Yesu. Ndamenagura ubwo buretwa mu izina rya Yesu. Ndacagagura izo ngoyi, ndamenagura ayo mashene, iyo minyururu icika mu izina rya Yesu. Ndavuga ubuzima, ndavuga ubuzima mu mitima y'abana bawe, ndavuga ubuzima, ndavuga ubuzima kuri iyo miryango, ndavuga ubuzima kuri icyo kirere cyo hejuru ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Ikirere cyari kimeze nk'umuringa, gitoboke, cyumve ijambo ry'Imana, cyumve kubaho kw'Imana, cyakire ayo mazi adudubiza, cyakire ubwo bugingo butemba mu izina rya Yesu. Ndavuga koroherwa ku muntu wari umeze nk'indembe, akayoberwa icyo arwaye, akayoberwa ikimutsikamiye. Zo mbaraga zimenagurike mu izina rya Yesu. Turavuga ubuzima bwawe mwami Yesu, turavuga ubuzima bwawe, turavuga kubaho kwawe, turavuga ikirere urimo, turavuga atmosferi yawe, turavuga ubumana muri urwo rugo, uru rugo rutarimwe amahoro, uru rugo rutwikiriwe, uru rugo rutsikamiwe, uru rugo rutarimo guhuza iteka n'induru, iteka n'amahane. Turavuga amahoro aganje, turavuga amahoro yuzuye, turavuga amahoro yuzuye, turavuga ubuzima, turavuga kuguranirwa atmosferi mu izina rya Yesu. Turavuga ikirere kirimo amahoro, turavuga ikirere kirimo guhuza no kujya muri saro, mu byumba, mu nzu, mu rugo mu izina rya Yesu. Turavuga ubuzima bwawe mwami, kubaho kwawe ariko kuhatwikira, kubaho kwawe ariko kuhatwikira. Mwuka w'ikiriyo wimuke, mwuka w'umwijima wimuke, ikirere cy'icuraburindi kimuke, umucyo w'itangazo ube mwinshi, gusenga bikunde, kujya inama bikunde, kuganira bikunde, ubuzima buhagaruke mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kutazigera udusiga twenyine. Waravuze ngo dore uri kumwe natwe kuzagera ku mperuka y'isi, uzaba ukiri kumwe natwe. Waravuze ngo tuzigera udusiga twenyine, ngo uri kumwe natwe. Ndagushimira kutigera udusiga. Waravuze ngo umuntu nagukunda, wowe na data muzaza mubane nawe, mugumane nawe. Ndagushimira presence yawe mu bakwiringiye, ndagushimira kubaho kwawe mu bakwizera, ndagushimira kutadusiga twenyine. Reka kugwanza kwawe kube kwenshi, reka umwuka wawe uganze, reka icyubahiro cyawe kiganze, reka ubwiza bwawe budutwikire, maraso yawe amareho, amareho, amareho ikitarazanywe nawe cyose mu izina rya Yesu. Igifite inkomoko mu isi y'umwijima cyose kimarweho n'amaraso yawe, amaraso yawe kimareho, gicirweho iteka mu izina rya Yesu. Umurimo w'umwijima w'uburyo bwose wimanifesta mu bigaragara, mu bisa nk'ibisanzwe, mu bisa nk'ibintu abantu bareba bakumva
bakumva bifite ukuri, bakumva birimo logique, ariko bikomoka mu isi y'umwijima, bimarweho n'amaraso yawe mu izina rya Yesu. Kuremererwa kuri ku bitugu by'abera gukurwaho mu izina rya Yesu. Mbaraga zibatsikamiye ngo bateguka ngo basenge zimenagurike mu izina rya Yesu. Mwami tuguhaye icyubahiro, Mwami tugushyize hejuru. Urakoze kuri kumwe natwe, wowe uri muri twebwe urakomeye cyane cyane kuruta uri mu isi. Uwiteka Nyiringabo uri mu ruhande rwacu, kunesha ni ukwacu, gutsinda ni ukwacu. Urakoze kutigera udusiga twenyine. Urakoze kuba tubwiye ngo wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi. Uko niko kunesha kwanesheje isi ni ukwizera kwacu, kuko twizeye Kristo turabatsinzi no kurushaho. Reka uyu muhungu yegurwe, reka uyu mukobwa yegurwe, reka uyu mugore n'umugabo bari barambaraye bongere begurwe, imbaraga zawe zibegure, umuriro wawe wake mu ngingo zabo, imbaraga zawe zongere zibegure, kubaho kwawe kongere kubabyutse. Dukomeze urugendo. We wasanze Eliya arimo yisabira gupfa, ukongera ukamugaburira kugira ngo yongere akomeze urugendo, arangize ibyo muhamagarira gukora. Ngo iyo ndakayigendera iminsi 40 ndasenze ngo uyu muhungu n'umukobwa bongere beguke, bakomeze urugendo, barangize ibyo wahamagariye gukora byose hatabuzemo na kimwe. Ubakomereza amaboko, uruhanga rwabo rukomere, amavi yabo asubizwe mu imbaraga, amaboko yabo yongera byutswe mu izina ryawe Yesu. Urakoze Mwami wanjye, ndagushimira ko ari bwo bushake bwawe, ndagushimira ko udukunda kandi kuri mu ruhande rwacu. Tuguhaye icyubahiro, nushyirwe hejuru, ni mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ishimwe kubw'imbabazi zayo n'ubuntu bwayo bwinshi itajya itwima. Reka dukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana. Twatangiye ku munsi w'ejo tuvuga urukundo rutangaje rwasabye imitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Reka dukomeze. Iyo turimo dusenga nshuti z'Imana, hari umurimo, cyangwa iyo turimo turya ijambo ry'Imana, tumeditatinga, dutekereza, turira ku meza y'Umwami, hari umurimo ukomeye Imana ibirimo gukora muri twe. Imana ishimwe cyane. Nta muntu wegerezwa ibya Kristo, wegera Kristo ngo abure gukorwamo umurimo. Ntago tumenye igihe twahindukiye tujya kubona tukabona tugenda tunesha, tugenda dusa nawe, kamere zigenda zituvaho, ubwoba bw'ubuzima. Mana yanjye, ubwoba bw'ubuzima bwamaze abantu, kandi ntago buvanwaho n'ingamba. Ni ukuri kose ntago buvanwaho n'ingamba ngo umuntu avuge ngo ngo ngiye kujya nshira ubwoba, ngo ngiye kujya ndeka guhangayika, ngo ngiye kujya mbireka, ngo sinzagira igihunga cy'abana banjye, cy'urugo rwanjye, cy'amafaranga yanjye. Oya, kimwe gisimburwa n'ikindi. Uko ijambo ry'Imana rigwirira muri twebwe, kwizera kukagwirira muri twe, kwa twuzura, byirukana ubwoba bw'ubuzima. Ubwoba bw'ubuzima bukoresheje abera amakosa menshi. Nongere nkubwira ngo ntago bizakizwa n'ingamba, kimwe kizasunika ikindi. Uko kwizera kuzaba kwinshi muri wowe, amagambo Kristo avuga, position ufite mu Mana, kandi ibyo byose tubikura mu ijambo ry'Imana, uko bizagwirira muri wowe uzashira ubwoba bw'ubuzima. Imana ishimwe cyane. Umurimo ukomeye rero urimo gukoreka imbere muri twe, kandi mu byo dusengera dukomeje gusengera uwo murimo ukoreka imbere muri twe. Uwo murimo ni umurimo w'igitangaza, kubera ko sishobora kuwuguhaho, ntushobora kumpa kuwakoretse muri wowe ngo unusunikeho iminsi ho gakeya. Oya, twese Data Umwuka Wera awukorera muri twe. Uyu murimo rero aho ubera mwiza, uduhesha ikintu isi idashobora kutwambura. Uyu munsi nakorera iby'inyuma, Imana yampa amafaranga, ariko ashobora no kongera akagenda. Isi yayanyambura nk'uko yayampa, yakongera ikanayanyambura. Ariko ibi dukura, ibi bikorekamwe imbere muri twebwe, ubu butunzi butagira akagero bwo kumenya Kristo, ubu ngubu isi ntishobora kubunyambura. Isi ntishobora kubumpa, ariko inkuru nziza nuko idafite n'imbaraga zo kubunyambura. Imana ishimwe cyane. Turacyashingira rero amagambo yacu uyu munsi, twifuza ko aba bagaje dutahana, aba ikintu tugumana mu bihe byacu byo gusenga. Turacyashingira kuri rwa rukundo rudasanzwe rwasutswe mu mitima yacu. Abaroma 5:5. Reka dusubiramo ijambo ry'Imana, ntacyo bitwaye, biranadukwiriye ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Ejo twahereye hejuru gatoya, ariko reka tuvuge umurongo gusa kugira ngo tujye no mu bindi. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Ndinginga Imana ngo rusabe mu mitima
umutima wawe rukumara imvune z'ubuzima, rukumara impagarara, rukumare kujagarara, rukumara iby'isi idukangisha, rusabe mu mutima wawe. Mwibuke ko guhabwa umwuka wera, kuzuzwa umwuka wera, kubatizwa mu mwuka wera ni umugabane wacu twese abizera, ntago ari umwihariko w'abantu runaka. Uru rukundo rero ruduha imbaraga zo kugenda dukunda Imana birenze ibisanzwe, kubera ko rumanuka nk'igitangaza, ni igitangaza cyakozwe na mwuka wera muri twebwe, rukaduha imbaraga zo kugenda turushaho gukunda Imana buri munsi buri munsi. Bari abantu bose bahorwa Imana, bari abantu bose biyima iby'isi muri generation yacu, nuko urwo rukundo ruba rwasabye mu mitima yabo, kubera ko hari ibintu ushobora gushyira ku munzani ukabona inyungu runaka uri bukure mu kintu, yaba inyungu y'amafaranga, yaba inyungu y'amarangamutima, yaba inyungu yo kwemerwa n'ibindi bitandukanye, ukareba iyo nyungu irafatika, uri buyibone mu buryo nta skandali ibayeho, nta rusaku, utahataye baba wa mugani, uri amahoro. Ariko wabigereranya no gukunda Imana ugasanga ugomba gukunda Imana, kandi gukunda Imana bivuga kuyumvira, hanyuma izi nyungu ukazitakaza. Logiquement ukoresheje ubwenge wasanga ari ubupfu cyangwa se ari ubusazi. Niyo mpamvu uru rukundo dukunda Imana rumanuka muri twebwe ku mwuka wera mu buryo bw'igitangaza, bituma ibindi bintu byose byamburwa agaciro mu buzima bwawe, kuko abicwa bahorwa Kristo n'abagira ibyo bigomwa ku bwa Kristo, uretse kuba ari uburyo bw'igitangaza cyakoretse mu mitima yaho, ubundi mu buryo bw'ubwenge ntago bizavamo. Rimwe na rimwe n'abantu bajya mu mihamagaro iyi twita imihamagaro yo gukorera Imana, cyangwa se kuba abamisiyoneri, cyangwa se kuva mu byo twahozemo wenda byinjizaga amafaranga menshi, ukitaba umuhamagaro w'Imana. Umuntu ashyize mu bwenge ashobora kumva bidafite logique, bidafite ubwenge, ariko nagira ngo mbabwire ko Imana ihamagara. Nubwo habaho ibihimbano byinshi, ariko Imana irahamagara, kandi igahamagara umuntu imukuye aho ishaka, yamukura mu boroheje, yamukura hejuru mu bakomeye, mu bize, mu bari bafite ubutunzi, bari bafite za ambition zo kuzacuruza no kugera kure. Imana ikamuhamagara ikamubwira ngo ngwino tugende muri ibi ngibi, ngwino ube umuvuga butumwa, ngwino ube umupasiteri, ngwino ube umumisiyoneri, ngwino ufata umurimo wo kujya winginga Imana. Simvuga ibihimbano nabyo birahari, ariko iby'ukuri birahari. Imana irahamagara. Ibyo bintu rero kugira ngo umuntu abishobozwe kandi bitamuremereye, bikorwa n'iki kiba cyarabaye mu mutima. Uru rukundo rw'Imana ruba rwarasabye mu mitima yacu, ku buryo ibyo ngibyo ahamagarirwamo bitamubera umugoko, bitamubera umusaraba, bitamubera ikimuremere. Rero ruduha imbaraga zo kugenda dukunda Imana birenze ibisanzwe, biba ari ibintu by'igitangaza bikozwe mu buryo bw'igitangaza. Ruduha kandi gukunda abantu nanone mu buryo butangaje. Ahangana uzashobora kujya kubona ukabona nk'umuntu witangiye community runaka, yitangiye abantu runaka, kandi abitangira mu buryo bukomeye. Simvuga iby'imibare y'isi abantu bashinga bimwe kugira ngo bakuremo ibindi, oya, ariko umuntu akaba yaritangiye abo bantu mu buryo bukabije, birimo umutima wa Kristo, birimo kubakunda, birimo kubingingira mu buryo bukomeye. Kandi wenda ushubije amaso inyuma witegereje ugasanga mbere nta hantu yari abazi, ntaho bari bahuriye, ntago bari muri sako ye, bikaba ari ibintu gusa bikozwe mu buryo bw'ubumana, mu buryo buri surnaturel, mu buryo buri supernatural, niba ariko bavuga, mu buryo bw'igitangaza. Ni ukuvuga ngo rwa rukundo Imana yasutse mu mutima we rwamubyariye gukunda abo bantu atari yarabigeni. Aha niho ubundi hakomoka umutima wo kwinginga by'ukuri, umutima wo kwitangira abantu by'ukuri. Mu mateka y'itorero ibyabanje mu myaka yashize cyangwa no mu gihe cyacu, tujya tubona abantu bavuye mu bihugu byabo bakajya kuba nk'ahantu kure hataba ikintu na kimwe, haba abantu gusa, ariko hataba ubuzima, hataba iki, ariko umuntu akahaba akamara nk'imyaka 20, akamara nk'imyaka 30, akabigisha gusoma, akabandikisha, akandika Bibiliya, akabigisha ubutumwa bwiza. Yewe wapima umusaruro n'ubuzima bwe hasize, ko ushobora kubonesha umusaruro w'amaso ukajya wabona ari mukeya, ariko kuko ubugingo bw'abantu bwabaye bw'agaciro mu maso y'uwo muntu wasutswemo urukundo rw'Imana. Ibyo rero ni igitangaza cy'ubumana rwose. Aha rero ni naho dukomora rwa rukundo ruvugwa muri Yohana wa mbere, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:16 na murongo dukwiriye kuwufata mu mutwe. Hatubwira ko ubwo Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye, hatangira havuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, ngo natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bw'abandi. Impamvu no murongo woroshye kuwufata nuko dushingira kuri wa wundi wo muri Yohana ubutumwa bwiza 3:16, kuko Imana yakunze abari mwisi cyane igatanga umwana wayo w'ikinege. Hanyuma hano mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:16 batuvuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo. Haleluya. Imana yatanze umwana wayo, Kristo yatanze ubugingo, tuvuka nabo twashakanye bavandimwe, cyane cyane iyo batumereye neza. Iyo batatumereye neza haba nubwo nabo tubanga. Sura urukundo rusanzwe dukunda abacu, oya, uru ni urukundo rw'Imana rwaje muri twe mu buryo bw'igitangaza. Ko experiencing rero urukundo cyangwa kurubamo, kuruviva, uru rukundo rudasanzwe rw'Imana isuka mu mitima yacu biraryoha pe.
ariko rero haba hakiri undi murimo nifuza kuvugaho uyu munsi wo gukora ku cyo twita imiterere yacu. Imana iba igifite umurimo wo kudiriga na character zacu kugira ngo idutere gusa nayo. Urukundo rwasutswe mu mitima yacu, turaryohewe, tuguwe neza, turagenda tumenya ko turi abana b'Imana, tutakibishidikanyaho, tuzi ko dukundwa nk'uko Kristo yakunzwe. Ibyo byose ni byiza, ariko iryo ni itangiriro ry'umurimo, ntago burangiye. Haba hakiri undi murimo mwiza ugomba gukorwa muri twebwe. Kubera iki? Uwo murimo udakozwe, rwa rukundo twakiriye ntago rwasohoka muri twe ngo rugaragazwe, ntago twabasha kurutanga nk'uko bikwiriye. Hatsabaye undi murimo Imana itangira muri twe, umurimo witwa gutozwa no gukosorwa kw'imiterere yacu, none ikazashobora kugaragaza urukundo rw'Imana. Mu Cyongereza bavuze ngo ni the formation of our character, ni remwa, ni kosora, ni hindura, ni cyazwa, ni toza rya character yawe, ry'imiterere yawe. Iyi miterere yacu idakozweho, twakira urukundo rw'Imana, tukarwumva, tukaruryoherwa, dushobora no kuba dukunda abantu, ariko twarangiza tukababangamira pe, tukabazonga pe, ku buryo umuntu ashobora no kuvuga ati uriya muntu ni umukristo, ukabihakana kandi nyamara ni umukristo. N'abo bantu yababaje cyangwa yahemukiye cyangwa yahemuje arabakunda, ariko kuko hari umurimo ugikeneye gukorwa muri we, bituma rwa rukundo mama yakiriye atabasha kurutanga, tutabasha kurutanga. Uru rugendo rwo gutunganywa cyangwa kubonezwa kwa character yacu, kw'imiremерwe yacu, ni urugendo rurerure, ni inzira ndende. It's a long process, ni urugendo rurerure, ariko Imana y'imbabazi itwihanganira muri urwo rugendo. Ugendana nanjye ivuga ati ahari Hortense yakwihangana, ahari aho yagira gukunda nk'ukwanjye, ahari aho yashiramo biriya na biriya na biriya. Imana bikayisaba kutwihanganira, ikagendana natwe muri iyo nzira, muri urwo rugendo rurerure, muri iyo process yo gutunganywa kwa character yanjye. Imana ikagenda intunganyisha ibihe n'ibintu n'amasituation n'abantu, ibintu byose yemera ko biza mu nzira yanjye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo wumve umumaro w'ibi bintu, kubera ko urukundo rusukwa muri container yitwa wowe. Container cya kintu dutwaramo ibintu, container cyangwa respia, ikintu dutwaramo ibintu. Ni ukuvuga ngo urwo rukundo rwasutswe muri icyo kintu cyitwa wowe, muri iki kintu cy'ikibindi cyangwa cy'igicupa cyangwa cy'urwabya cyitwa Hortense. Urwo rukundo kugira ngo rutambuke rugere ku bandi, ndutange nk'uko Imana yabishakaga, bisaba gutunganywa kw'iyi respia, bisaba gutunganywa kw'iki kibindi. Nkaho ubundi nzabyigumanira cyangwa hajya hasohoka amacumu yanjye n'ibindi byanjye, kuko ninjye gikoresha Imana izacishamo ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero uyu murimo ari uwo igitangaza, kandi Imana iwukorera muri twe. Imana ishimwe cyane. Reka twongere dusome, sinibuka niba twarasomye ku munsi w'ejo, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 4 tugeze kuri 6, nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ku murongo wa 4 ngo uvuga ati ndayizi ariko ntakurikiza amategeko yayo ni umunyabinyoma, kandi nta kuri aba afite. Uvuga ati ndayizi ariko ntakurikiza amategeko yayo ni umunyabinyoma, kandi nta kuri aba afite. Ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga, umve neza nshuti z'Imana, ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga, koko urukundo rwayo ruba muri we rwuzuye, ni nacyo tumenyeraho ko turi muri yo. Ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga, koko urukundo rwayo ruba muri we rwuzuye, nicyo tumenyeraho ko turi muri yo. Agapati ka mbere bakavuze neza, agapati ka kabiri nahitamo Bibiliya yera. Agapati ka mbere hano kuri ijambo ry'Imana bavuze ngo ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga. Agapati ka kabiri muri Bibiliya yera kavuga ngo urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Imana ishimwe cyane. Reka turebe muri Bibiliya yera ngo ariko umuntu wese witondera ijambo ry'Imana, cyangwa se twavuga ngo ariko umuntu wese ukurikiza iby'Imana ivuga, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Muribuka ko yarwakiriye, ariko harimo ibintu byo gutunganywa. Ngo urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. New King James iravuga ngo but whoever keeps his words, truly
the love of God is perfected in him. Aka kantu ko kuba perfected niko nashakaga. Truly the love of God is perfected in him. Ruratunganijwe muri we. By this we know that we are in him. Umuntu wese wumvira cyangwa ukurikiza iby'Imana ivuga, urukunda kundi Imana ruba rumaze kuba perfected, ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Uko gutunganirizwa muri we nibyo bimubyarira imbaraga zo gukurikiza byose Imana ivuga. Ubu turi mu rugendo rwo kugenda twumvira Imana gake gake, ejo wumvira ka, ejo kumvira ka, niba waramaze kwakira kwizera kwa Kristo ugenda wumvira ka gutyo. Imana ishimwe cyane. Aha rero turimo kuvuga nshuti z'Imana, aho urukundo rw'Imana ruba perfected, rutunganirizwa muri twebwe, aha si umurimo ukorwa na kwa gusukirwa urukundo mu buryo bw'igitangaza gusa. Nongeho gusa niho bikomoka, ariko siho birangirira. Aha si umurimo ukorwa na kwa gusukirwa rwa rukundo rusaze mu buryo bw'igitangaza gusa, ahubwo hajemo urugendo rwo kugenda dukurikiza ijambo ry'Imana, tugenda dukurikiza ijambo ryayo. Mwibuke muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuze ngo ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga, urukundo rw'Imana ruba rumaze kuzurira muri we cyangwa se gutunganirizwa muri we. Haba hajemo urugendo rwo kugenda dukurikiza ijambo ryayo. Nibwo mwumve neza, nibwo mu by'ukuri tutaba abanyabinyoma. Kubera iki? Ubuzima bwacu babugenda buhuzwa n'ibyo twizera bitakivuguruzanya. Nkaho ubundi hari igihe ibyo nizera nuko mbayeho bivuguruzanya, mbese nkamera nk'umuntu wihakana ibyo nizera, kandi bambe mbyizera n'umutima ushaka, n'umutima ubikunze, ariko nkabaho mu buryo buvuguruza ibyo nizera. Niyo mpamvu uzumva abantu bavuga ngo ngura muntu dukorana muri office ngo ngo burya nawe arasenga, burya yarakijijwe. Nukuri arakijijwe pe, nubwo ubuzima bwe bukivuguruza ibyo yizera, uru rukundo rw'Imana rukomeza gutunganirizwa muri we, ubuzima bwe bukaba perfected kubwo kugenda yitoza kumvira ijambo ry'Imana. Mwibuke ko ho bihera isoko na source arayifite. Kristo yageze muri we, byose bitangira mu kwizera, aragufite, ariko hari urugendo rwo gutunganywa agenda yitoza kumvira ijambo ry'Imana, akazageza igihe ubuzima bwe butavuguruza ibyo yizera. Biba bibabaje, ariko sibwo bushake bwacu, nta nubwo ari bwo bushake bw'Imana. Si ubushake bwacu abamaze gukizwa, aho ubuzima bwanjye buvuguruza ibyo nizera, njya kubona nkabona mvuze, nkoze, mbayeho ibintu binyuranye n'ibyo nizera. Ariko bitubaho n'urugendo, ariko n'urugendo turimo twigirana imbere n'Imana. Icyama umutima wawe ukarushaho kubyifuza, kuko ni umugabane wawe. Ariko mwibuke ko rwa rukundo rurasukwa mu buryo bw'igitangaza, ariko aha ni wowe uhitamo kumvira ijambo ry'Imana. Rikaza rinyuranye n'ibyo wibwira, rikaza rinyuranye na kamere yawe, ariko ugahitamo kuryumvira, ndetse ukaryumvira uri mubabara mu marangamutima. Kuko umuntu nimba mbabaje cyangwa se boss akoze ibintu by'ubupfapfa nagomba kumusuzugura, kandi nkaba nsabwa kumwubaha, nukuvuga ngo ngiye kumwubaha bibangamiye amarangamutima yanjye, bibangamiye uko niyumva. Imana itugirire neza. Ariko biradukwiriye kuri urugendo rwo kugenda dukurikiza ijambo ry'Imana turubamo, kugira ngo tube mu buzima butari ubw'ikinyoma, kuko ubuzima bwacu busigaye bwarahujwe n'ibyo twizera. Buzaba ubuzima bw'ikinyoma igihe ubuzima bwanjye buzaba bunyuranye n'ibyo nizera. Nizera ibi ariko nkaviva, nkabaho ibitandukanye n'ibi ngibi. Imana itugirire neza. Mwibuke ko umurongo wa 4 wavuze ngo uvuga ko ayizi ariko ntakurikiza amategeko yayo ni umunyabinyoma, kandi nta kuri abafite. Imana itugirire neza. Ku murongo wa 6 havuze ngo uvuga ko aguma muri yo agomba kugenza nk'uko Kristo yagenzaga. Mbega umukoro, ariko ubuntu bw'Imana buri kumwe natwe kugira ngo budushoboze. Uvuga ko aguma muri yo, ndi mu babivuga, nawe ndahamya kuri mu babivuga. Uvuga ko aguma muri yo agomba kugenza nk'uko Kristo yagenzaga. Imana ishimwe cyane. Mwumvise rero ririya jambo ari ryo turimo dutindaho, ryavuze ngo urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Truly the love of God is perfected in him. Ruba rumaze gutunganirizwa muri we. Nta bundi buryo bubaho bwo gukunda Imana uretse kuyumvira. Nta bundi buryo wabwira Imana ngo ndagukunda, si amagambo yawe, si indirimbo zawe, si ibibwiriza byanjye nafata mu mutwe. Imvugo ibwira Imana ko tuyikunda, wa mugani wa za love language z'abantu. Imvugo y'urukundo ku Mana ni njyewe kumvira Imana,
nta bundi buryo babwirira mu Imana ko bayikunda, nta bundi buryo bakunda mu Imana uretse kuyumvira. Kumvira ijambo ryayo nirwo rurimi rw'urukundo dukunda mu Imana. Imana ishimwe cyane. Urwo rukundo nkunda Imana rugaragazwa nuko nyumvira nirwo ruzabyara ibikorwa runaka byose n'ubuzima runaka tuzabamo mu gikristo cyangwa se muri urugendo rw'agakiza. Ibikorwa byose byiza, imirimo myiza, gukorera Imana, kwitangira abandi, kwitangira Imana, byose bigomba gukomoka mu kumvira Imana. Imana ishimwe cyane. Kuko nshobora gukora ibikorwa by'inyuma ariko mfite kugomba mu mutima wanjye, icyo gihe ntabwo bivuga ko nkunze Imana. Icyakora abandi bantu bizabagirira umumaro, ariko mu maso y'Imana bizaba bihinyutse. Imana ishimwe cyane. Uku gukurikiza ijambo ry'ishino nyinshi tutiga ijambo ry'Imana kubera ko tuzi ko ni pafu ni ikiganza gishyushye, ni ibintu batikingaho, ese nakora gute, nabigenza gute ngo mpite mbona iki. Ibyo bintu ntago abantu bakura nta kintu byabamarira. Imana ishimwe cyane. Uku gukurikiza ijambo rye abakiriye urukundo bageraho n'umurimo Yesu akorera muri twe. Iyo tuvuze ngo n'umurimo Yesu akorera muri twe, ni umurimo dufite mu ruhare. Muri make ushobora kubyemera cyangwa ukabyanga kandi wabyanga ntibikoreke. Imana itugirire ubuntu. Reka ntange nk'urugero gatoyo. Umuntu ujya mu ijambo ry'Imana mu mutima we arimo abwira Imana ati, Mana unyigishe, umpe kukumva, umpe gusa nawe. Iteka yagiye kwiga ijambo ry'Imana, hari umukozi w'Imana umuhagaze imbere cyangwa ari wenyine mu rugo arimo yigisha ijambo ry'Imana, umutima ajyana mu ijambo ry'Imana ni umutima ubwira Imana ngo, Mana umpindure, umpe kukumenya muri iri jambo, umpe gusa nawe, iki jambo rishaka ukinshoboze. Murumva iyo attitude y'umutima, murumva iyo nyifato y'umutima. Hanyuma hakaza undi nawe ushaka kwegerezwa ijambo ry'Imana, wenda akaritega amatwi, ariko akaza wenda umutima uvuga ati, reka ndebe pasiteri runaka ndamwikundira, njyewe nikundira Rutansi, reka numve ibintu Rutansi avuga. Cyangwa se nikundira umuvugabutumwa runaka, reka numve inzenya none hari budutere, reka numve stories. Abo bantu bazanye imitima itandukanye kandi ni musaruro uzabava muzaza utandukanye. Nuvuga ngo ntazanye, simbabwira ngo munyange murakankunda biraryoha. N'impamvu Imana itiza umuntu igikundiro no kugira ngo abantu bamutega amatwi kandi bumve ibyo avuga, bumve Yesu avuga. Si kugira ngo bamukunde bibi gitangaza, no kugira ngo bamukunde bamutega amatwi babashe kumva Yesu arimwo avuga. Ariko biratandukanye. Umutima wegerezwa ijambo ry'Imana, umuntu ari wenyine cyangwa arimo kwigishwa n'undi, ariko umutima kuvuga ngo, Mwami Yesu ugira ikintu uvugana nanjye uyu mugoroba, unyigishe, umpe imbaraga zisa n'ibyo nize, umpindure. Uwo mutima urumva hari ikintu uri bwakire. Undi uvuga ngo reka ntuninge hano, reka ncane hano, reka numve none inkuru ari buduhe, reka uwo muti, cyangwa reka nirebere uriya mugore, cyangwa se nirebere uriya mugabo, reka numve nabira. Nuvuga ngo uwo mutima waje kwiyumvira, kwirebera uriya mugore, kwirebera uriya rwenya. Murabizi ko hari n'abavuga ubutumwa baba bafite inzenya nyinshi. Umuntu akavuga reka niyumvire uriya rwenya, reka niyumvire. Iyo uje utyo umutima umeze utyo, nta kintu kinini kizawuvamo. Imana itugirire imbabazi. Haleluya, haleluya. Aba bantu baje bafite, bombi begereye ijambo ry'Imana, ariko baje bafite imiremerwe itandukanye. Undi mutego nabonye mu bintu bisa nkaho ari byiza, ni ukuba njya mu ijambo ry'Imana kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kugeza ku mpera y'umwaka, nshakamo ijambo rimbwira icyo Yesu ari bunkorere, ariko ntagira na rimwe nifuza kumenya icyo Yesu ngewe nshakaho. Buriya bintu bisa nkaho ari byiza, ariko n'umutego. Mbese Yesu agusezeranye icyo azagukorera uyu munsi, neje akigusezeranye, ukwezi gushira gusezeranye, ariko nta na rimwe ujya wifuza kumenya ngo se Yesu ngiye wankenera wiki, ese abakunzi babashaka wiki, ese abayahaye ubugingo buhoraho, ese abamwizera, ese intumwa ze hano mu isi, ese abahindutse intumwa mu cyimbo cya Kristo abashaka wiki. Bishobora kuba nabyo umutego. Imana itugirire imbabazi. Katurebe rero uru rugendo ku mugaragu w'Imana Petero yaruduhaye rwo gutunganywa. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere turasoma umurongo wa mbere, tugende buke buke tugeze hepfo kuri 12. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa mbere. Nkunda kugenda negeranya Bibiliya yera na Bibiliya ijambo ry'Imana, atari kugira ngo turepete gusa, ahubwo kugira ngo ikiza n'icyavuzwe neza muri zombi tugisigarane. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa mbere muri Bibiliya yera haravuga ngo, Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera ku giciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu
n'umukiza. Mwumve inshuti z'Imana, yandikiye twebwe, yarikiraga n'abitorera icyo gihe banyanyagire hirya no hino, ngo mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu. Ni bande kuno gutunganirizwa gukorerwamo? n'abantu bagabanye, barakiriye, bahawe impano yo kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye, ngo twabiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Inshuti z'Imana, ibi bintu biraryoshye, ibi bintu ni igitsikamutima. Ni wabiheshejwe no gukiranuka kwawe, ngo wabiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo, utagira igicu cyo guhinduka, udahindagurika, ni waduhesheje kwizera. Ni bwa buntu dushikamyemo twavugaga ku munsi w'ejo, ngo mwebwe, ndabandikiye mwebwe abagabanye. Kugabana ni ikintu cyahindutse umugabane wanjye gihinduka icyanjye nta gikore. Mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, guhwanye n'ukwa ba Petero n'abagendanye na Yesu, ngo muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Ubu iyo wikuramo uba wikuramo iki? Ko bitazanywe no gutungana kwacu, ko twabiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ngo ari we Mana yacu n'umukiza. Mwagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi, kandi twabiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu, si ugukiranuka kwanjye. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana hakavuga ngo njyewe Simoni Petero, umugaragu wa Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe mwahawe kumwizera. Twagize gute? Twarabihawe, ntago twabikoreye. Ndabandikiye mwebwe mwahawe kumwizera gufite agaciro kamwe n'ukwacu, ngo mubikesha ubutabera bw'Imana yacu na Yesu Kristo umukiza. Mu butabera bw'Imana, muri justice y'Imana, muri souveraineté y'Imana, mu butavogerwa bw'Imana yaricaye isanga nkwiriye kugenerwa agakiza kubw'imbabazi zayo. Ngo ndabandikiye mwebwe mwahawe kumwizera gufite agaciro kamwe n'ukwacu. Mwahawe kumwizera, it's a gift, tubikesha ubutabera bw'Imana. Nta kintu na kimwe cyashingiweho mu byo kwisi muri njyewe ngo mbone guhabwa agakiza, ahubwo bikomoka mu butabera bw'Imana. Ku murongo wa 2, ngo ubuntu n'amahoro bigwirire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Ubuntu n'amahoro menshi, ibi nta muntu utabikeneye. Ubuntu n'amahoro bigwirire, bibe multiplied muri twebwe. Ubuntu n'amahoro bigwirire muri twe. Ariko mva ikibiduhesha, ngo tubiheshwa no kumenya Data na Kristo. Muri make, ikigero cy'ubuntu n'amahoro biri ku buzima bwawe birazanwa n'ikigero ugenda umenyaho Kristo. Buriya igihe dusabira abantu ngo bagire amahoro, ariko ntago bari buyagire batahawe isoko y'amahoro. Imana itugirira imbabazi. Niba ibintu bishobora kuza bikatujombera icyarimwe bimeze kimwe, umwe agatakaza amahoro undi akayagumana, n'icyo akurusha si ikindi. Suko atari umuntu wambaye umubiri nawe wayatakaza, ahubwo kumenya Kristo kwagwiriye muri we. Ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Mwumvise igihesha abantu kugwiza ubuntu n'amahoro no kumenya Kristo. Ku murongo wa 3, ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Mwumve inshuti z'Imana, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Ikintu cyose nari nkeneye ngo ngire imbaraga zo kubaha Imana naragihawe. Waragihawe. Imana ishimwe cyane. Ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana akavuga ngo kubera ububasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose. Ntacyo ukennye, ntacyo mbuze mu byantera kubaha Imana no kurushaho gusa na Kristo buri munsi. Twarabihawe inshuti z'Imana. Kubera ububasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose kugira ngo tubeho twubaha Imana, tubikesha kumenya waduhamagaye ngo duhabwe kwikuzo rye no kukugira neza kwe. Ese aya magambo ubu ntabwo ukwiriye kubona ko ukwiriye kuba muri Bibiliya kenshi? Ntubona ko harimo ubuzima? Ntubona ko harimo umuti? Imana ishimwe cyane. Ngo kubera ububasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose. Ibiduhereye iki? Kugira ngo tubeho twubaha Imana. Turabikura hehe? Turabikesha nanone kumenya waduhamagaye ngo duhabwe kwikuzo rye no kukugira neza. Mwibuke ko mu Bibiliya yera ikuzo rye n'ubwiza bwe, kugira neza kwe n'ingeso ze nziza bibe umugabane wacu.
Imana ishimwe cyane. Imana yaduhaye ibintu byose cyangwa se ibyangombwa byose muri ijambo ry'Imana biduha kubaha Imana. Hanyuma kubaha Imana ngo nabyo tubikesha kumenya uwaduhamagaye. Iyo uri mubwira Yesu ngo kugira ngo nkumenye, ukajya mu ijambo ry'Imana ushaka kumumenya, ukinjira mu minsi yo gusenga ushaka kumumenya, nta gihombo habe namba. Ubutunzi bwose bw'ubumana bubikira muri we. Amahoro yose dushaka, ubuntu bw'Imana dushaka, kunesha, kuganza, ibyo dushaka byose bibikiwe mu kumumenya. Niyo mpamvu uyu muntu arimo kumwiga batarimo gutakaza umwanya. Imana ishimwe cyane. Ngo yabiduhereye ngo duhabwe ikuzo. Twongeye dusubiremo, Imana yaduhaye ibintu byose. Bibiri ijambo ry'Imana bivuze ngo yaduhaye ibyangombwa byose. Ibiduha ngo biduheshe cyangwa se biduha kubaha Imana. Ngo kandi nabyo tukabikesha kugenda tumenya uwo nguwo waduhamagaye. Ngo yabiduhereye ngo duhabwe ikuzo rye. Uzi ko Imana itanyimye ubwiza bwayo? Uzi ko Imana itakwimye ubwiza bwayo kuri wowe? Kuki butagwira, kuki budasaga, kuki butaba bwinshi kandi yarabuduhaye? Ngo yabiduhereye ngo duhabwe ikuzo rye, ari bwo bwiza bwe. Ngo n'ingeso ze nziza, muri make mbihabweho ngende ngira ingeso nk'iza Kristo, nuzuwe n'ubwiza bwa Kristo, nuzuwe n'icyubahiro cye ryo kuzo rye, ngo nuzuwe n'ingeso ze nziza. Ariko muzi uburyo ingeso mbi ziduhinyuza, zikadukuraho twagombye kuba, zikatubuza kuguhagararira Yesu, zigatuma iby'isi bidutsinda. Nyamara umugabane wacu ni ukwakira ku ngeso nziza za Kristo. Imana ishimwe cyane. Tukakira kukugira neza kwe. Dukomeje ku murongo wa 4. Ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi, bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Muribuka ko uyu munsi turimo kuvuga gutunganywa kwa kamere. Muri make kamere y'Imana ikaza igafatanywa nanjye, wari umunyamubiri n'umunyamabi n'umunyamanyanga. Kamere y'Imana ikaza igafatanywa nanjye, ngatangira kugaragarwaho n'imiterere y'Imana. Iyo umuntu yavutse ubwa kabiri, imererwa yitaratunganyijwe, itatangiriye ubumana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntunganijwe, mboneranye. Murabizi ikirahure imirasire y'izuba igica bikagera hakurya kubera ko kiratunganye, kandi murabizi ko iyo kirimo imyanda cyangwa bakigize filme cyabaye umukara, ntabwo imirasire yapfa gucamo byoroshye. Uko niko ubuzima bwanjye iyo butunganijwe, urukundo rw'Imana runcamo rukagera abandi ku bandi, ubwiza bw'Imana bukancamo bukagera ku bandi, icyubahiro cy'Imana kikancamo kikazana ubwiza bwayo mu isi. Ariko iyo ndi opake, iyo ndi umwijima, biburaho bica. Nyamara Imana irashaka kubincishamo kuko yampaye imbabazi kubw'ubuntu bwayo. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 4, ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi, bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Ngo mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo nicyo cyatumye aduha amasezerano akomeye cyane kandi afite agaciro, kugira ngo nimumara kuyashyikira mugire uruhare kuri kamere y'Imana. Haleluya. Tugira uruhare kuri kamere y'Imana, bityo mubashe gucukubira n'irari ryononye iyi si. Uko ngenda ngira uruhare kuri kamere y'Imana, ariko ncukubiri n'irari ryononye isi, ry'ishi isi, ryangije isi. Muri isi yangiritse n'ibyayo bikaba ntaho ngihurira nabyo. Uko ngenda ngira uruhare muri kamere y'Imana, uko ngenda nungwa n'imiterere y'Imana, niko ibyononye isi n'ibiyonona uyu munsi bitangiraho ijambo, niko ncukubiri nabyo. Imana ishimwe cyane. Yaduhaye rero ibyo yasezeranyije bikomeye. Twavuga iki mu byo yasezeranyije bikomeye? Twavuga iki? Twavuga umwana we yaduhaye, twavuga ko yadusigiye umwuka we wera dusigare twenyine, twavuga ko yaduhaye ijambo rye ritweza. Ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bifite umurimo wo gukomeza kutweza no kudutunganya, twamaze kubihabwa. Nta kintu na kimwe cyagushoboza kubaha Imana tutahawe, inshuti z'Imana. Hanyuma ngo nitumara kuyashyikira ayo masezerano y'igiciro cyinshi, ngo tugire uruhare kuri kamere y'Imana. Njyewe muntu usanzwe, wari ibitaka n'ibyondo, wari wuzuye ububi bw'akavukire yanjye, nkagira uruhare kuri kamere y'Imana. His character ikaba formed muri njye. Biradukwiriye inshuti z'Imana, aho akamero k'Imana kagenda kagaragarira muri njye. Wari wuzuye isi n'ibyonona n'ibyanduza n'ubwibone n'ububi n'urukundo ruke n'amanyanga n'amafuti, nkagira umugabane kuri kamere y'Imana. Mana ishimwe. Mwami twigize imbere, uduha inzara n'inyota yo kubyifuza, uduhe kumvira amagambo yawe nyaguhora ku ngoma, kugira ngo kamere yawe ibe formed muri twebwe, kugira ngo imiterere yawe
twungwe nayo, duhuzwe nayo, igaragarire muri twebwe, mugire uruhare kuri kamere y'Imana. Hari igihe twibwira ko ari Imana izabyungukiramo gusa ko tuzatwara ubumana, ariko natwe tuzateka, tuzaba nk'uko Yesu yabagaho mwiza. Yesu ntigeze abyuka ahangayitse, Yesu ntigeze akanura amaso yibaza ngo se ari he, yewe no mu gashyamba ka Getsemani. Kuko tubona iriya mibabaro tugasoma ngo iki gikombe kindenze, harimo igihe abantu bibeshya ko Yesu yaratinye imibabaro y'umubiri. Ntabwo yaratinye imibabaro y'umubiri. Igikombe avuga ni igikombe cy'umujinya w'Imana kizanywebwaho n'abatarakira imbabazi za Yesu. Nuguterwa umugongo na se kubw'ibyaha byacu twese byari byuzuye kuri we, ariko ntigeze yikorera umusaraba afite ubwoba. Iyo aza kugira ubwoba ntaba yarabwiye babagore bamukurikiraga barira ngo nimwiririre murire n'abana banyu. Aba yarabwiye ati nimumborogere cyane, yari kuba arindushye irimo ijya ku musaraba, ariko yabonye barira bamena umutima, aravuga ati nimwiririre mwebwe n'abana banyu, kuko yabonaga ibihe bije imbere ko bizaba bikomeye. Kugira uruhare kuri kamere y'Imana, si Imana izabyungukiramo ngo intume gusa. Nzaba nk'uko Yesu yari ariho mu isi, uzaba nk'uko Yesu yari ariho mu isi, uzagira amahoro atemba nk'uruzi, uzagira imbaraga z'umumana muri wowe, tuzagira ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana muri twebwe, tuzagenda ahantu nk'ahari Yesu wakahagenza. Duhe inyota yo gusa nawe Mwami, duhe inyota yo gusa nawe, duhe kudapfusha ubusa ubuntu twagiriwe, duhe kutayoberwa ibi by'igiciro cy'igitangaza isi itagira, isi idashobora gutanga idafite. Ubu buzima ngo butuma ducukubiri no kononekara kuzuye isi, irari no kononekara ku isi. Abana b'Imana benshi ntago baciye ukubiri no kononekara ku isi n'irari ryayo, bamatanye nabyo, barakijijwe, basavinga Imana, basavinga abantu rimwe na rimwe, bakorera Imana n'abantu, ariko bamatanye n'isi n'irari n'ibyonona by'isi bibafiteho ijambo. Ariko twahamagariwe komatanwa, guhuzwa na kamere y'Imana, kugira uruhare muri kamere y'Imana, niwo mugabane wacu. Haleluya. Yaduhaye byose bizanyije bikomeye, yaduhaye umwana we, yaduhaye umwuka we, ntiyadusize twenyine, yaduhaye ijambo rye ritweza, ridutunganya, ritumaramo gutekereza kwacu, rikatwuzuza gutekereza kwa Kristo, ngo nitumara gushyikira ayo masezerano yose yaduhaye, ngo tugire uruhare muri kamere y'Imana. Kamere y'Imana igenda iremwa muri njyewe, ngo hanyuma tubashe gucukubira n'irari ryononnye isi, tubashe gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Mana ishimwe, uyu ni umugabane wawe nanjye. Umurongo wa 5, ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Biratumaze kuvuga hejuru, ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Urugendo ruratangiye, tumaze kumenya aho Data yifuza ko tuba, kwifuza ko akamero ke kagaragarira muri twe, kwifuza ko dufatanywa na kamere ye. Tumaze kumenya ko amasezerano yose yaduhesha ibyo kubaha Imana twayahawe, tumaze kumenya ko nta na kimwe yasize mu buzambyarira imbaraga zo kubaha Imana, tumaze kumenya ko byose twabihawe, tumaze kumenya uwo murimo mwiza w'igitangaza yakoze muri twebwe, iri jambo riraduhamagarira uko urugendo rukomeza. Tumaze kumenya ko yaduhaye ibyangombwa byose kugira ngo tubeho twubaha Imana, ngo yaduhaye ngo mu mbaraga z'ubumana bwe yatugaba ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Kandi mwibutse yuko twakiriye gift, ntabwo twabikoreye, ni impano y'Imana twaheshejwe no kwizera Kristo. Yarabiduhaye, arabidusingiriza. Imana ishimwe cyane. Ibyo byose tumaze kubimenya, umurimo uratangiye ku murongo wa 5, ngo kubera iyo mpamvu, ibira byose twahereye ku murongo wo hejuru, kubera iyo mpamvu murushaho kugira umwete. Ni wowe usabwa ku giti cyawe kurushaho kugira umwete, kurushaho kugira umwete wo kwizera Imana. Umuntu usarushaho kugira umwete wo kwizera Imana gute? Atindaho kwizera gukomoka, ajyayo kenshi, ni mu ijambo ry'Imana, ni mu kwegera ameza y'Umwami. Uko niko umuntu agirira umwete kwizera Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo kubera iyo mpamvu murushaho kugira umwete wo kwizera Imana, ngo maze kwizera Imana mu kugerekeho kugira neza, kugira neza mu kugerekeho ubumenyi. Ingi ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ngo kubera iyo mpamvu Bibiliya yera yavuze ngo ibyo ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo kubera iyo mpamvu murushaho kugira umwete wo kwizera Imana, maze kwizera Imana mu kugerekeho kugira neza, kugira neza mu kugerekeho ubumenyi. Reka nsubire muri Bibiliya yera, ibyo aba ari byo bituma, bira byose tumaze kuvuga hejuru, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Uribuka ko kwizera waguhawe nk'impano,
uribuka ko amasezerano yose wari ugenewe yakubera imbaraga zigutera kwizera Imana, gutunganira Imana, kubaha Imana. Ibintu byose wasabwaga ngo ubashe kubaha Imana byose warabihawe, nta kintu na kimwe Imana yakwimye. Kandi ubushake bw'Imana nuko wahuzwa na kamere yayo, ukagira uruhare mu miremerwe, mu mimerere y'Imana, bikakuzura, ukagira imbaraga zo gucukubira n'ibyononye isi. Ibyo byose Imana ishimwe cyane umaze kubyumva, ngo ibyo bigutere kugira umwete wose. Dufite umwete, yes, ni mpamvu turi mu ijambo ry'Imana, ni mpamvu turi mu minsi yo gusenga, bamwe muri twebwe n'abandi, ariko turashaka kongera kwigira imbere, kutagarukira aho ngaho. Ngo ibyo ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera twakiriye nk'impano, mu kwibuke ibintu byose, imirimo yose y'Imana ikorwa mu kwizera. Kwa kwizera twakiriwe nk'impano, ngo kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya. Bibiri ijambo ry'Imana kuvuga ngo kubera iyo mpamvu murushaho kugira umwete wo kwizera Imana, ubigirira umwete. Ngo maze kwizera Imana mukugerekeho kugira neza, kugira neza mukugerekeho ubumenyi, bitume mugira umwete wose. Umukoro rero dufite ahangaha, ndagira ngo wibuke kwa kwizera wagabanye. Uribuka Petero yandika aravuga ngo mwebwe mwagabanye kwizera nk'ukwacu, bikomotse mu gukiranuka kwa Kristo, bitava muri wowe. Wagabanye nawe kwizera waraguhawe. Hanyuma rero urasabwa wowe wamaze guhabwa ku kwizera, ibi ntibibwira batarabihabwa, birabwira bagabanye kwizera nka gift, nk'impano Imana yaduhaye mu butabera bwayo, bikomotse mu gukiranuka kwa Kristo, ngahabwa nanjye kwizera. Hanyuma ibyo byose twakorewe hejuru ngo bidutere umwete wose wo kwizera Imana. Hanyuma ngo kwizera, Bibiliya yera niko yavuze, bijambo ry'Imana rivuga ngo umwete wo kwizera tukongereho ingeso nziza. Ntago nizeye ngo ngarukira, ahubwo nongereho ingeso nziza. Ingeso mbi iyo zigiye kumbyukamo, nibuke ko mfite umukoro wo kongeraho ingeso nziza, kuko burya turabyumva, tuba dufite amahitamo abiri iteka, kugaragaza imbi no kugaragaza inziza. Burya urabitegeka, burya ubifiteho ijambo, burya ushatse ntiwatukana, waceceka, bikabira muri wowe kugeza igihe n'ibyo kubira bizavamo, kuko ibyaguhesha kubaha Imana byose warabihawe, kuko ufite kwizera wakomoye muri Kristo. Bibiliya yagusabye ngo ukongereho ingeso nziza. Nge ndwanya ingeso mbi zigiye kubyuka muri nge, nzitegekesha ingeso nziza. Bakomeza bavuga ngo ingeso nziza noneho, cyangwa se kukugira neza, tukongereho ubumenyi, cyangwa se kumenya ijambo ry'Imana, tugende tubyongeraho. Imana ishimwe cyane. Wibuka ko ufite ingeso nziza hano, ufite ingeso mbi hano, uzahitamo icyo ushaka. Imbaraga warazihawe, ibintu byose, ibikoresho byose biguhesha kubaha Imana biri imbere muri wowe, we wakiriye kwizera kwa Yesu Kristo. Bibiliya irakubwiye ngo icyambere kwa kwizera, cyangwa se wamwete wo kwizera, ubyongereho ingeso nziza. Ntugarukireho ingeso nziza, ariko kugira neza ubyongereho kumenya. Uhora ushaka kumenya Kristo, uhora ushaka ubumenyi bw'ijambo ry'Imana muri wowe. N'ubumenyi bw'amashuri ni bwiza, ariko ubu bumenyi buzana impinduka muri twebwe z'ubumana n'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 6 ngo kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo ubumenyi nabwo mubugerekeho kumenya kwifata. Kwirinda niko kumenya kwifata. Kumenya kwifata mu kugerekeho kudacogora, kudacogora niko kwihangana, kudacogora mu kugerekeho kubaha Imana. Ahambere hari ukwizera, kwizera tukakugerekaho ingeso nziza, ingeso nziza tukazigerekaho kumenya. Hano tugeze none baratubwiye ngo kumenya tukongereho kwirinda. Kwirinda ni iki? Dukumenya kwifata. Muzi ibintu byagiye biducika kubera kunanirwa kumenya kwifata. Muzi ibintu twagiye twica, yaba mu mibanire yacu n'abandi, yaba mu buzima bwacu bwite, yaba mu mibiri yacu, twagiye tunanizwa no kubura kumenya kwifata. Ibyaha se abantu bagiyemo bitagira ingano twagiye twidumburamo, twabuze kumenya kwifata gusa. Ngo kandi nyamara ibintu byose biduhesha imbaraga zo kubaha Imana twarabihawe. Ariko mwibuke ko urukundo rw'Imana rumaze gusukwa mu mitima yacu kubw'igitangaza, umurimo wo gutangira kumvira ijambo ry'Imana Yesu awukorera muri twe. Ushobora kubyemera cyangwa ukabyanga, ukirekura, ugafata ibifatwa n'ibidafatwa, ukarya ibiribwa n'ibitaribwa, ukayirambiriza mu byaha byose. Nyamara kwifata burya kuri muri wowe, burya wagukoreramo, kandi wasimbuka imitego myinshi. Imana ishimwe cyane. Kumenya kwifata mu byo ndeba, mu byo numva, mu byo nakira, mu bo nemera ko binjira mu buzima bwanjye, cyangwa ibyo nanga. Kumenya kwifata, ngo kumenya ari bwo bumenyi mu byongereho kwirinda. Kwirinda nicyo Bibiliya ijambo ry'Imana yise kumenya kwifata.
Imana iduha ubuntu mu byo turimo dusengera, itwongerera imbaraga zo kumenya kwifata. Muzi imibano twagiye twica, muzi amagambo mabi abagore n'abagabo babwiranye, inshuti, ababosi n'abakozi, imiryango, yabuzemo gusa kumenya kwifata. Ngafata ijambo ryanjye ryari rincitse nkayifata gusa, narifata nkaba narinda umubano w'ingenzi wa ngombwa, narirekura kandi rikamera nka bomba atomika rigasenya ibintu n'ibintu. Hari amagambo mwe nibuka ya kera nagiye mvuga ntaranakizwa, nandi nibuka nagiye mvuga komeye narakijijwe ariko mabi yasenye ibintu byinshi. Nawe urayafite? Uyu munsi rero kubw'imbabazi z'Imana tugarukiraho kumenya kwifata. Ibi ni wowe urimo kubyongeraho, kuko wahawe imbaraga, wahawe ubuntu, wahawe kwizera muri Kristo Yesu. Ibi ni wowe urimo kubwirwa ngo byongereho. Ni umurimo Kristo akorera imbere muri wowe, yawukorera imbere muri twe, abarimo kugukorana natwe. Reka twihute. Hatubwiye ngo kumenya tukongereho kwirinda, kwirinda tukongereho kwihangana, kwihangana tukongereho kubaha Imana. Imana ishimwe. Kumenya aribwo bumenyi, tubyongereho kwirinda. Kwirinda niko kuvuga kumenya kwifata. Kumenya kwifata tukongereho kwihangana. Kwihangana si cyo byatubwiye, cyo bivuga ni ukudacogora. Muzi kuntu twagiye ducogorera ahantu nk'aha kandi ubutabazi bwaraha. Hari n'abandi bantu batazigera bagera ku bintu runaka kuko kwihangana. Iyo bisabye kwihangana ahita hinera aho ngaho. Kandi mu buzima ibintu byinshi tubigeraho kubera kwihangana, kubera kudacogora. Kuko ejo ntituhazi, nyuma y'ukwezi ntuhazi, nyuma y'umwaka ntuhazi. Iyo wibwira ngo ubwo se nzihangana ageze ryari, uzihangana ugeze aho kwihangana kurangirira. Ubundi abakristo nuko babaho, barihangana bakihangana. Kereka data babwiye ati igihe cyo gushiftinga kuva hana, kandi bitanyuranye n'ijambo ry'Imana. Kuko hari ibintu by'amayerekwa n'amabwire tujya tubeshyera Imana bikaza binyuranye n'ijambo ry'Imana. Imana itugirire imbabazi. Hanyuma kwihangana ariko kudacogora tukugerekeho kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 7, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Gukunda bene data mukongereho urukundo. Ibi wagira ngo bivuga kimwe, ariko biri ijambo ry'Imana itwereka ubusobanuro bwabyo neza. Ngo maze kubaha Imana mukugerekeho kubana kwa kivandimwe. Iyi ni fellowship, no gukundana nabo dusengana nabo twizera kimwe. Ibi bijya byoroha kuko muba muhuje kwizera, mwererana imbuto, ubona abameze neza, birumvikana. Ngo kubana kwa kivandimwe mukongereho urukundo. Uru ni urukundo no dukunda n'abatadukunze, n'abatwanze. Ariko kuko Imana ibidusaba kandi imbaraga ziduhesha kubaha Imana ziri muri twebwe, nabyo ngo turabisabwa ngo tubyongereho. Kubaha Imana mukugerekeho gukunda bene data. Ariko ahangaha havuze ngo mukongereho gukunda bene data. Mu ijambo ry'Imana aribwo rukundo rwa kivandimwe, fellowship hagati y'abizera kimwe bakundanye biryoshye. Ariko baravuga ngo gukunda bene data ngo mukongereho urukundo. Uru rukundo ruvuga n'uruhe? Ni urukundo rukunda n'abatwanze. Muribuka ko ibintu byose biduhesha kubaha Imana twabihawe. Muribuka ko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu ubwa Mwuka Wera twahawe. Ruduhesha gukunda Imana, rukaduhesha no gukunda abantu n'abagoye. Imana ishimwe cyane. Ese twebwe ko Imana idukunda buri munsi, kwitubabarira buri munsi. Imbaraga ziguhesha gushobora ibintu warazihawe, ni wowe ubyexersa cyangwa se ukanga kubyexersa. Inkuru nziza nuko uyu mwitozo y'umuntu yawutangiye, ejo aratsindwa, ejo agashobora akagenda arushaho gushobora. Ariko bisaba ko abanza kubyemera, kuko hari igihe umuntu avuga ati oya sinamukunda nkurikije ibyo yakoze. Oya, buryo wavuze oya iba oya, ukanananirwa ntibinakunde. Ariko ivuze ngo yego mwami, ubwo ari byo usaba binshoboze. Shoboza kudacogorera ahantu, shoboza kwihanganira ahantu, shoboza gukunda ababene data, shoboza gukunda ababamba. Iyo ubivuze ukanabigambirira ukanabishaka, imbaraga z'Imana zizakorera muri wowe. Mwibuka ko no murimo Yesu akorera imbere muri twe. Ariko iyo wanze uba wanze. Imana itugirire imbabazi. Ku murongo wa 8, ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Mwumva inyungu dukura mu nshuti z'Imana. Minota nayimaze. Ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo. Biriya tumaze kuvuga hejuru, habanje kwizera twagabanye tutagukoreye. Baratubwira ngo kwizera tukugerekeho ingeso nziza, izo ingeso nziza tuzigerekeho kumenya, ariko kumenya ijambo ry'Imana. Kwa kumenya tukongereho kwirinda, ariko kwifata. Kwa kwifata tukongereho kwihangana, ariko kudacogora. Kwa kwihangana tukongereho kubaha Imana. Kwa kubaha Imana tukugerekeho gukunda bene data, rwo rukundo rwa kivandimwe. Gukunda bene data tubigerekeho urukundo rwo gukunda n'abatunaniye n'abadashobotse. Ngo hanyuma ngo ibyo bintu nibigwirira muri twe. Umva inkuru nziza.
kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bikagenda biba byinshi muri twe bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Mana ishimwe cyane. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo nimugira mutyo, bira byose tumaze kuvuga uze kongera ubisubire mugenda ubyandika bifate bisengeremo, nimugira mutyo byimazeyo, mukabikora byimazeyo, mukabikora mukabyemera bikagwirira muri mwe, kwihanganuka kureka kukagwira, kudacogora kukagwira, kwifata kukagwira, gukunda bene data ukajya ubigwiza, ukajya ugwiza kubaha Imana ubishakana umwete, ukabigirira umwete, byagucika kongera ukinginga Imana ngo nibigushoboze ngo mve icyo bizagukorera. Nimugira mutyo byimazeyo bizabarinda kuba abanebwe cyangwa ingumba mu kumenya umwami wacu Yesu. Byimazeyo bizabarinda kuba abanebwe cyangwa ingumba mu kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Buriya umenye ijambo ry'Imana rimwe ukarigandira ukaryanga bikuzanira ubugumba mu kumenya Imana. Kumenya Imana kwawe ntigukura kuguma ahantu hamwe, ariko iyo ubyemeye ukavuga ati Imana ndabyemeye binshoboze, kandi ibyo ushoboye gukora, kuko ibintu dushoboye tuba tubizi, ukabikora, bizatuma kumenya Imana kwawe gukura, kuba kunini, kuba kwinshi. Imana ishimwe cyane. Ngo bizaturinda kuba abanebwe cyangwa se abanyabute, bidukize ubugumba mu kumenya Imana, bidukize kuba barren. Ingumba mu kumenya Imana ni umuntu ugwingira akaguma ahantu hamwe imyaka n'imyaka. Nugira umwete w'ibyo tumaze kuvuga bizagukiza ubugumba bwo kumenya Imana, uzaguka muri wowe. Bibiliya imwe nasomye NLT yavuze ngo muzaba productive and useful. Hari umuntu utifuza kuba productive mu bwami bw'Imana akaba useful. Imana yajya kunkoresha umurimo mwiza yanteganyije igasanga ndi igikoresho kizima gitunganijwe kiboneye, ikabinkoresha nkuko yabigambiriye. Imana ishimwe cyane. Bizaturinda kandi kuba ineffective cyangwa se unfruitful. Bizaturinda uzi nko kuba ufite imakasi ushaka gukata ariko wajye gukata ikanga kubera ko ntityaye. Uko niko ubuzima bwacu bumera iyo twanze kuyi murimo Yesu akorera muri twebwe, ukoreka muri twebwe, duhinduka ibikoresho byimbye, amatiyo yazibye, ibirahure bitabona, umucyo w'izuba utatamo. Nuko tumerera Imana, nukuri ntibidukwiriye Imana ibidushoboze. Wumva urwo rugendo Yesu yifuza gukorera muri wowe. Bibere Gifaransa yavuze ngo ntago muzaba oisif et stérile. Wazefu ni ikintu kiraho nyine kitanyeganyegaho giteretse uragaruka ugasanga kiracyahateretse, nta mumaro, nta mbuto, ni ingumba nyine. Ngo kuko ibyo nibiba muri mwe, byandi tumaze kuvuga, bikagwirira muri mwe, bizatuma tutaba abanyabuti, bizatuma tutaba abanebwe cyangwa ngo tube ingumba mu kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Tuzagenda dukura. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi rero utagira ibyo, nyumvira nshuti y'Imana ku murongo wa 9, ngo kandi rero utagira ibyo ngo abari impumyi, niko Bibiliya kubwiye, ngo nitutagira biriya tuzaba turi impumyi ireba ibiri hafi gusa, ngo akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Muri make kubera ko nejejweho ibyaha byanjye bya kera, sinagombye kuba mu bantu bareba ibiri hafi gusa, nagombye kwifuza n'uru rugendo Yesu akorera muri ngewe kugira ngo akamero k'Imana gakoreke muri nge, ngende nsa nayo, ngende ngira karakta yayo. Ubu kuko ni gute tutabyifuza kugira ngo nge ntacyo bitwaye ngo nukomeze nyine ngo banyakire batyo, ubuse tuzakwakira gutyo kugeza ryari? Hanyuma si Imana yo yakurinze ikakugirira imbabazi, yakubabariye ibyaha bya kera, nayo uyibanye igikoresho cy'imvura mu maro pe, ukabihitamo gutyo ngo ntacyo bitwaye, ngo nyine ngo biriya ngo hoya we biragitwaye se gusa. Wowe ubwawe uzahorana umuruho, ikindi uzabera Imana impfabusa, kuko kuruhuka k'umutima kuzanwa no kumvira Imana. Igihe Yesu avuga ngo munyigireho, buryo tumwigiraho n'ikiruhuko cy'umutima kiraza. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Muri make kuva warejejweho ibyaha bya kera, warakire kwa kwizera, waragiriwe imbabazi, ufite umwenda mu maso y'Imana wo kwemera ko urugendo rwo gutunganywa no gusa n'Imana rukoreka muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ijambo ry'Imana ikavuga ku murongo wa 9 ngo umuntu utagenza atyo aba ari nk'impumyi ireba ibiyegereye gusa, ngo nguwo akaba yibagiwe ko yejejwe agakurwaho ibyaha bye bya kera. Imana iduhe kwibuka ko twejejwe tutabigizemo uruhare, tugakurwaho ibyaha byacu bya kera, tugagabana kwizera nk'uko intumwa za Yesu zagabanye, tutabikoreye. Kubera ibyo twemera uru rugendo rwo gutunganywa n'Imana no kumvira ijambo ry'Imana buri munsi, kugira ngo nanjye mpahabwe gusa nayo, akamero k'Imana kagaragarire muri njyewe. Imana ishimwe. Ku murongo wa 10 tugana mu gusenga,
ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu. Nta bintu by'ubunebwe dukwiriye kugira, dukwiriye kwinginga Imana kandi tukimuka ntibigume ku munwa gusa. Ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Umva inyungu iyo tugize umwete wo gukomeza guhamagarwa kwacu, tukabigirira umwete, tukagira umwete wo gutoranywa kwacu, biturinda gusitara hato na hato. Duhinduka abantu bashikamye mu byo bizeye, bakomeza urugendo badasitara hato na hato. Ngo ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, ari we mwami n'umukiza wacu. Umugaragu w'Imana Petero agakomeza avuga ngo nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagirwa nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi mugakomera mu kuri muri mwe ubu. Nicyo gituma nanjye Petero iminsi yose ntazagirwa nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi mugakomera mu kuri muri mwe ubu. Yakomeje hepfo avuga ko Umwami Imana yamubwiye ko yenda gukurwa muri iyi ngando, ariko akiriho ngo afite umwete wo gukomeza kubibabwira. Aba bagabo tuzicarana nabo mu ijuru, bafite umwete, bari bafite umwete ungana gutya. Uzi kuba ufite umwete ungana gutya wibutsa abantu ibyo bakwiriye gukora, ubizi neza ko ejo bazakwica kandi ntucogore. Ubuse twe tubaye iki? Inzara, amagambo mabi y'umugabo wawe cyangwa y'umugore wawe, watinze gushaka, watinze kubyara, mama urarwaje, ni kuko birababaje, ariko ntibigereranywa n'ubu butunzi butagira akagera. Ntibigereranywa n'uko njyewe w'intege nke nawe w'intege nke ufatwa ugahuzwa na kamero k'Imana. Ntibigereranywa n'uko ufatanywa na kamere y'Imana, nuko nagira uruhare kuri kamere y'Imana. Wemerewe gusengera byombi, twemerewe gusengera ibitubabaza, ariko twemerewe gusengera ibi byamwe imbere sidashobora kuduha. Bwaho kamere yanjye yahujwe n'iy'Imana, aho nagize uruhare mu mimerere y'Imana, ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, ngo kugira ngo nimumara kuyashyikira mugire uruhare kuri kamere y'Imana, bityo mubashe gucukubira n'irari ryononye iyi si, ntandukanywe nabyo rwose. Mpinduka umuntu usa na Kristo. Mwibuke ko rwa rukundo yasutse muri twebwe, yifuza ko turutanga, yifuza ko ruca muri twebwe rukaturuhura, tukaruha n'abandi barushye. Ariko ni njye gikoresho ruzatambukamo, cyangwa nabi igikoresho kidatunganijwe ngahinduka igikoresho kizibira urwo rukundo ntirugira aho rutambuka. Urwo rukundo turutanga mu bikorwa, turutanga mu gusengera abacu, turutanga mu mutima ufitiye abandi bantu imbabazi, turutanga mu kugira imiremerwe nk'iya Kristo, imimerere nk'iya Kristo, guhinduka igikoresho Data yashaka komba we, guhinduka uwo yifuzaga komba we. Ibyo bintu nitubyitaho ntituzasitara na hato. Ngo nitubikora ntabwo tuzaba ingumba ku byo kumenya Imana, tuzigira imbere. Data, turagushimira urukundo rwawe rutarondoreka wadukunze, turagushimira imbabazi zawe zitagira akagero. Twagabanya urukundo, twagabanye kwizera bishingiye mu gukiranuka kwawe bitavuye muri twebwe. Ntitwabikoreye nyaguhora ku ngoma, wadusutse mu rukundo rwawe rurasaba ku bwa Mwuka Wera twahawe. Imirimo n'ibitangaza byawe byaraturobanuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Uradukurura, utwigiza bugufi, utugira abawe, uduha akamero kawe mu buryo bwo mu mwuka. Turi abana bawe, ntawe wabivuguruza, ariko urifuza ko dufatanywa n'imimererwe yawe, tugasa nawe buri munsi, kugira ngo ibyo wasutse muri twebwe n'ibyo wifuza gukora muri twebwe bitagira gitangira cyashingiye muri kamere yanjye itarahindutse. Ndakwinginze ngo ushyire ishaka mu mitima yacu. Turimo dusengera ibituruhije n'ibitugoye, utwibutse ko iyo mimererwe ari y'ingenzi, yihutirwa. Gusa kwanjye na Kristo birihutirwa, kugira uruhare muri kamere y'Imana birihutirwa mu buzima bwanjye. Ngwino ushoboze Mwami w'abami, mu mutima ubifitiye inyota. Ijambo ryo ryatumye ngo kwizera tukongereho ingeso nziza. Kwa kwizera nagabanye, ntakoreye mukunzi mwiza, urambwiye ngo ninkongereho ingeso nziza. Turasenze Mwami ngo aya magambo amanukana imbaraga mu mitima
yacu, aho ingeso mbi zajyaga zinsinda zikantegeka, zigategeka abahungu n'abakobwa. Mwami uduhe kunesha, mwami w'abami, kuko imbaraga ziduhesha kubaha Imana ngo n'ibisabwa byose warabiduhaye nyaguhora ku ngoma. Abagabanye kwizera twahawe ibikoresho byose bidushoboza kubaha Imana. Dushoboze mwami, ingeso nziza barizo zituranga, uduhe kunesha ingeso mbi yose yatugaragaragaho mu gutekereza, mu kuvuga, mu gushyira mu bikorwa. Uduhe kunesha kubw'imbabazi zawe, uduhe kubiharanira no kubyifuza. Mwami dushoboze ngo ingeso nziza tuzongereho kukumenya. Mwami w'abami dushoboza aho twagushakanye ubunebwe, kukumenya tukumva si iby'ingenzi kandi twabonye ko biri mu bisubizo by'ibintu byose. Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwingize ngo twongere umwete wo kwifuza kukumenya. Amagambo yawe tuyarye mu gitondo na nimugoroba, amagambo yawe mu matwi yacu, ab'imbere y'amaso yacu tuyatekerezo ku manywa na ninjoro. Dushoboze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo ngwize kukumenya, nguko kumenya kandi ngo nkongereho kwirinda. Ayi mwami wanjye we, turicika inshuro ibihumbi, kwifata bikaba bike muri twe, amagambo yacu tukayahuragura, amaso yacu twerekeza ku bipfuye, amatwi yacu tukakira ibintu byose, tukavuga ibyo dushaka, tukajya aho dushaka. Mwami wanjye turakwinginze ngo utugwirize kumenya kwifata, utugwirize kwirinda. Dore abahungu n'abakobwa baguye muri byinshi, abana bawe baguye muri byinshi kandi bashoboraga gusimbuka. Mwaha muri Imana y'amahirwe ya kenshi, tugarukeho utwongera umwete n'ishyaka ryo kumenya kwirinda. Mwami w'aba, kuko imbaraga zibiduhesha waraziduhaye, ntiwazitwimye. Ibikoresho byose biduhesha kubaha Imana warabiduhaye. Abandi bagabanye kwizera barabihawe, ntago bameze nk'ibintu biri aho ngaho bibatelekomanda, ahubwo ubushobozi n'imbaraga bibikiye muri twebwe Mwami w'aba, kugira ngo tubashe kwifata rwose. Ndakwinginze Mwami w'aba, ijambo ryawe ryatubwiye ngo kwifata tukongereho kwihangana ariko kudacogora. Iwe sinabara inshuro nacogoye, sinabara inshuro ndabuze kwihangana, ariko ndakwinginze Mwami muri iyi minsi ngo kwihangana kongere kugwirire muri njyewe, kudacogora byongere bigwire mu buzima bw'uyu muhungu n'umukobwa. Ahari aho byari imbere ibyo yagombaga gushyikira, byari imbere aho ibyo yagombaga gukorana nawe, byari imbere aho ibyo yagombaga kugukorera, ariko aracogora, aragamburura, asiga ibyo atagasize, asiga abo atagasize, asohoka atagasohotse, arekura ibyo atakare kuye. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka imbaraga zawe zongere zidushoboze, zongere zitwegure, uduhindura abagabo nyabagabo, uduhindura abagore nyabagore, uduhindura abakobwa n'abahungu bashikamye nyaguhora ku ngoma, batagamburura iteka iryo ari ryo ryose buri mwanya nyaguhora ku ngoma. Twambika imbaraga zawe Mwami. Ese twabwirwa n'iki imigambi yawe kandi tutarayitegereje? Ese twabwirwa n'iki cyo washagaga kandi tutarashoboye kwihangana, ahubwo twarahunze tukiruka? Tugirira imbabazi Mwami, tugirira imbabazi, tugirira imbabazi, tugirira imbabazi, utwambika imbaraga. Twabonye umugaragu wa Abrahamu unanirwa kwihangana ho gatoya, habavutse Ishimayeli kandi igihe cyo kuvuka kwa Isaka cyari kigeze. Hayi Mwami wanjye, twabonye Yosefu yihangana ategereza ibyo rero rose aciyemo imyaka myinshi, bukeye birasohora nyaguhora ku ngoma. Dushoboze kutagamburura, reka abahungu n'abakobwa bari baragamburuye bongere bagaruke, bongere begurwe, bongere babyuke, bongere bambara imbaraga kubwo buntu bwawe nyaguhora ku ngoma. Uratubwira ngo kwihangana ngo tukongereho kubaha Imana. Mwami duhe kukubaha muri detaye zose, nkubahe mu buryo ntekereza abantu batareba, nkubahe mu byo nibwira, nkubahe abantu bahari badahari. Nyigisha kukubaha birushijeho. Shoboza Mwami w'abana, shoboza kumvira kwanjye no kukubaha kwanjye bye kureshya n'iby'abafarisayo by'inyuma byo mu bikorwa. Maku genda n'igitinyiro cy'izina ryawe imbere bwina mu ndeba y'umutima, kugenda n'igitinyiro cy'izina ryawe. Twigishe kukubaha. Ibintu byose bifatanye no kononekara ku isi twumvishe ntacyo bitwaye kuko bikorwa na benshi, abandi bakabyita ubwenge, abandi bakavuga ati ariko nawe ujye ureka gukabya. Tugarukeho twegure kubw'imbabazi zawe. Twigishe kunezeza umutima wawe, tukumvira, tukubaha, tutitaye ku kivugwa na benshi, tutitaye ku gikorwa na benshi. Tugarukeho kubw'imbabazi zawe. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo kukubaha tukugere ko gukunda bene data, urukundo rwa kivandimwe, garura fellowship. Urugendo rw'abakristo ntirugeze rugenwa ko umuntu agenda ari wenyine, ariko ibikomere n'ibizago n'ibinyoma biri mu nsengero n'ibindi by'amafuti byateye abera benshi gucomoka, ntibagira fellowship, ntibagira abavandimwe basabana,
kandi niho twatorezwaga impano zacu zigatozwa, imbuto zacu zikagaragara, tugakunda, tukihangana, tugakorerana nk'abera. Ndakwinginze ngo ibikomere byasohoye muri fellowship mwami w'abami yongera agaruke, kuko natwe tudatunganye. Erega nabo tugomba kwihangana, nabo n'abantu nkatwe badatunganye. Duhe kwihanganirana, duhe kugaruka mwami ngo twongere tugire fellowship ya kivandimwe. He kugira ugenda wenyine urugendo, he kugira ugenda wenyine atagira uwo bigana, ijambo ryawe atagira uwo bazanye urugendo. Tugaruremwo mwami muri iyo fellowship ya kivandimwe, kandi twigishe gukundana nabo tubana, nabo dusengana, nabo twigana ijambo ryawe, nabo turirimbana, nabo dukorera umurimo hamwe, atari urukundo rw'uburyaryanya guhora ku ngoma, kuko n'abavandimwe waduhaye muri wowe Kristo, n'umuryango mugari w'abana bawe wuzuye isi yose. Uduhe kubihagaramo, watubwiye ngo urwo rukundo rwa kivandimwe uturwongereho urukundo. Ayi mwami wanjye, twaratsinzwe mu gukunda abaduhemukira n'abatwanga. Duhinduka abarezi babo aho kuba binginzi. Tugarukeho mwami, vura igikomere cy'uyu mugore utabasha gukunda umugabo we, vura igikomere cy'uyu mugabo utabasha gukunda umugore, vura igikomere cy'uyu mwana utabasha gukunda se, vura igikomere cy'uyu mubyeyi utakibasha gukunda umwana, vura igikomere cy'abavandimwe babazanyije akaba atacyumva umutima ushaka abo bavandimwe. Ayi mwami, tuvure aho abantu hirya no hino wari wishimye ko duhura nabo, haba mu kazi, haba aho duhura hariho hose, ariko hakagira ibidusitaza n'ibitubabaza, urukundo rukadushiramo. Twibutse urukundo rwawe, twibutse ko dukunda byiteka, maze za mbaraga zawe zikoreye muri twebwe, tubashe gukunda abo bose uduha dushingiye kuri rwa rukundo waduhaye. Urakoze Uwiteka. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo ibyo ngibyo ngo nitubyitaho ngo bikagwirira muri twebwe, ngo bizatuma tutaba abanyabuti, ngo ndetse tutaba ingumba kubwo kukumenya. Mwami, turaje ngo udukize aho twaragumbashye ntitwakwera imbuto, twaragumbashye ntitwakumenya. Amagambo yawe aduhindukira amagambo aguma mu mutwe, ariko ntiyazana impinduka mu buzima bwacu. Turakwiyeguriye mwami, turakwiyeguriye ngo udukize, turakwiyeguriye ngo udushoboze kubw'imbabazi zawe. Wowe ukora umurimo inyuma, tukabona ineza yawe, tukabona ubuntu bwawe. Ni nawe wifuza gukora umurimo uwukoreye muri twe. Turakubwiye ngo turi hano, udukoresha uko ushaka, tugenza uko ushaka, tugeze aho ushaka. Icyo nifuza ni ukugira imiremerwe nk'iyawe, ni ukugira akamero kawe, ni ugufatanwa n'imiterere yawe, ngafatanwa n'imiterere yawe, akamero kawe kakangaragaramo mwami, nkakubera uwo wifuza ko mba we, nkagezwaho wifuza kongera. Reka ahantu hose ari imiterere itameze nk'iyawe, unkosore, umpindure, umvugurure, unkize kubw'imbabazi zawe. Umwete wo kwizera, umwete wo kubishaka, umwete wo gushaka kukumenya buri munsi, kugira ngo ndusheho gusa nawe. Nsaba umugisha abana bawe mukunzi mwiza, subize gusenga kuri mundi w'imitima yabo, ihumure ryawe ribane nabo, guhozwa nawe bibe umugabane wabo, bakubone, batabarwe, barengerwe, bavuganirwe nawe. Ubavuganire, umuvuganire hakeneye kuvuganirwa. Aho amagambo yatakoze, ibikorwa bye ntibikore, ubwenge bwe ntibukore, ibyo yarashoboye ntibikore. Mugerere y'umuvuganire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe. Utuvuganire mwami, utuvuganire kubw'imbabazi zawe, maze tuzasohokana amashimwe n'ubuhamya. N'umunsi w'ejo tuwushyize mu biganza byawe, uzabane natwe muri Nibature, wongere ubane natwe mu mugoroba. Urakoze gukomeza kuduhera ubuntu udashingiye ku mbaraga zacu. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Naha mu gitondo kuri Zoom muri Nibature, ndetse no mu mugoroba saa 12:30. Mugire umugoroba mwiza. Data asubize gusenga kwawe. Murakoze. Rihamagara ngo negera uri, none mwami ndarengutse, vuga Yesu menye icyo ngomba ko, ndetse ibyo
nitwararitse nicaye hano ku birenge byawe ndaretse ibikorwa byanje vuga Yesu menye icyo ngomba ko ndi hano mwami wanje mana yanje nakindi nihutira tari byawe kuko ibyo ugomba aribwo buzima bwanje